Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Ndakwifuriza gukomeza kugira umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2026, wowe n'umuryango wawe. Iyi ni Wisdom Time, ukaba unkurikiye kuri Nsengereni David Official. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru y'urukundo ifite umutwe ugira uti isezerano rya zahabu. Ni inkuru ya James ndetse na Keza. Niba ukunda inkuru z'uruhererekane ukaba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya wo gukanda kuri ako kazogera kugira ngo hatazagira inkuru igucika. Inkuru yacu itangira mu gitondo cya kare, ubwo James yari abyutse kare ajya mu kazi ke gasanzwe ka buri munsi, dore ko yakoraga iwabo wa Keza akazi ko gutunganya ubusitani. Mu gihe rero yabaga arimo gutunganya indabo, izindi azuhira, dore ko hari mu gihe cy'impeshyi, James yabaga ari kuririmba indirimbo zitumvikana mu matamatama kugira ngo amasaha abe yicuma. Ariko muri ayo masaha y'agasusuruko nibwo amaboko atareshya yaragiye kuramukanya. Mbese urebye inkweto yari igiye kubona iyayo. Muri ako kanya Keza yaje aho James ari. Urebye yaraje kwiyotera akazuba gusa. Keza ati, bite James? James ati, ni byiza Keza. Keza ati, mbega ukuntu uba witanze ngo ubusitani bwacu buse neza. James nawe ati, oya si ukwitanga, ahubwo nicyo nshinzwe pe, niko kazi kanjye. Keza ati, yego se, gusa nkunda gukora akazi kawe pe. James ati, murakoze. Keza, none se James, iyo tuvugana ukunda kwirebera hasi ubona nteye isoni? James nawe ati, oya mabuja, nta kibazo cyanyu ni ukuri. Keza ati, James, kuva uyu munsi reka ngusabe ntuzongere kunyita mabuja, unyita Keza sibyo? Kandi ubwo turumvikanye. James ati, yego rwose turumvikanye Keza. Keza ati, none se James, wampa nimero yawe ko ari akantu ushaka kunzanira ejo uje mu kazi? James ati, nta kibazo rwose Keza. Bakiri muri ayo nibwo Kalisa papa wa Keza yaje amuhamagara, maze Keza asezera James vuba vuba ati, bye James, naho kuri fone. James yagize ubwoba kuko yatinyaga papa wa Keza cyane, kuko mbere y'uko ahabwa akazi bari baramwihanangirije ko agomba kureba iby'akazi gusa muri urwo rugo. James akibaza byinshi nibwo yagiye kumva papa wa Keza aramuhamagaye ati, James, hano tuvugane. James ati, ahwi mana yanjye, ubu se agiye kumbwira iki koko?